njyewe ntababeshye, aho nabereye n'aho nagendeye n'aho nitegerereje isi, mu by'ukuri umuntu uzambwira ko isi ari feya azambwire. Uyu munsi wa none ngiye kubabaza ikintu mundebera nimba koko mwebwe ari uko mujya mugitekerezaho. Iyo pasiteri akeneye imodoka cyangwa akeneye kubaka inzu nziza, abakristo barateranya bakamugurira imodoka, ndetse bagatumira korali n'abandi babwiriza n'abiyiriza uwo munsi bagaterana, ufite 1000 akagitura cyose cyangwa akagituramo 500, ariko imodoka ya bosi pasiteri nyir'itorero ikaboneka. Ngaho mumbwire, mundebere ukuntu isi itajya ibogama buri gihe. Uzambwire umunsi umukristo w'itorero arwaje umwana agasaba ko bamufasha kubona uko umwana we yivuza, barabanza bagahita bababwira ati agomba kuza agakora icyumweru cy'amasengesho. Icyumweru cy'amasengesho, umuntu ufite umwana urwaye rimwe na rimwe anashonje akaza akirirwa mu masengesho ngo niho ari bubone ibyo kurya. Iyo si koko mutabeshye, iyo si iri feya? Ese kuki isi itajya itwara abantu kimwe? Yenda tubireke da, pasiteri n'umuyoboke we ntibikwiriye ko pasiteri abura imodoka kandi abayoboke be bahari. None se mwari mwabona ku rusengero bakora amateraniro yo kuremera abakene bagize itorero? bavuga ati reka dusenge, dukore amateraniro, abakristo bitange kugira ngo abakene bagize itorero babane icyo kurya, babone uko abana babo bazajya ku ishuri, babone abarwayi bajye kwa muganga bajye kwivuza. Yenda ibyo tubyihorere da. Itorero ryari ryavuga ngo abana b'abakene bari mu itorero ryacu mureke dukore igitaramo cyo kugira ngo tubakusanyirize, tubabonere amafaranga, abanyeshuri bacu bo mu itorero ryacu bazajya kwiga badasibiye. Umuntu wabibonye cyangwa uzi aho biba, ni ukuri kw'Imana azandangira iryo dini nanjye nzahita njya kwisengerayo, kuko byibura ryaba ari itorero rifasha abayoboke baryo. Ntababeshya rwose, ni ukuri mumbabarire, umuntu uzareba akahabona azanyirangirire, kuko ndumva mbikeneye kuba natembera nanjye nkareba ko nabona abamfasha rwose, kuko aho bigeze birakomeye, njye ndabona bikomeye kabisa. Cyangwa reka tunareke icyo kibazo pe. Mwese muri abantu bakuru, mwarasenze, mwagiye mu ishuri ryo kwisabato cyangwa muri Sunday school. Amashuri, amatorero yose agira uburyo yigishamo abana babo. Ndabizi cyane agatekerezo kajya gafasha abana bakanakabigisha ni agatekerezo ka Yozefu, bakabigisha aka Mose, ukuntu bamutaye bamushyize mu kato kare bakagashyira mu ruzi, umwami igikomangomakazi kikamutoragura kije kwidumba. Munyibwire rata, harya buriya Yozefu warongoye Mariya nyuma yo kubyara Yesu, hari ahandi mujya mwumva Yozefu avuga, cyangwa Yozefu agaragara ko hari umwana yabyaranye na Mariya? Muzamfashe abantu mujya mugera mugashakisha ibitabo, mukabona n'ibitabo bisobanura, cyangwa se muzi gusoma cyane Bibiliya mwayisomye cyane, muzamfashe ahantu Yozefu avuga. Hari umuntu twari turi kumwe arimo ambwira ngo reka ngo ibyo se ngo Yozefu wavuga ate, ngo uzi kurongora umugore w'isugi ariko akaza atwite, ngo se wavuga iki? Mumfashe munshakira ahantu bigaragara ko avuga, nuko nanjye ndaba nshaka nzaza nicarane namwe twumvane, cyangwa se nanjye nsome icyo gitabo. Murakoze rero, gusa nshuti zanjye mwihangane, utu tuntu nyine mba ari uducalenje kugira ngo tuganireho, ariko ntugende utakanze subscribe. Thank you so much.